Honorine akomeje kutavuga rumwe na Karemera ku myitwarire ye nk'umugore utwite. Hagati mu gihe Petero yitegura gusubira ku ishuri, ababyeyi be baramusaba gukura amasomo mu mateka yanyuranyemo na Mutesi. N'urunana. Warebye icyo iyo nkamurebwa ye? Petero ntiyaramaze kuyiha ubwatsi aka kanya. Oya rwose nimwongere muyihe. Ongere wihesha Petero, ongere iheye. Ko nari maze kwitegura se ubusi niyanduzara? Uragiye se? Ibintu byose nari maze kubitunganya ubu nayingiye rwose. Ahubwo igisigaye nuko basezera. Nuko nukugenda muhoro sha. Uzagira amanota meza rwose sha, uzagira amanota meza. Nukuri papa. Hanyuma se imirimo ya Patrick usize udahinze Pete, ubwo ntushaka kudusiga mu makimbirane yawe na bagenzi bawe? Ariko nta kibazo mfitanye na Patrick. Muragifitanye Pete, muragifitanye. None se ntiyaguhaye umurima ngo ugomba guhinga kugira ngo uwe umushezemo ideni, umwishyure mbese? Nanjye nibyo navugaga. Uriya muhungu ntazaze kumvugaho ubusa ngo aje kunyuza nta kintu yampaye. Nta kintu twumvikanye rwose. Erega mwigira ubwoba, ibibazo bya Patrick narabikemuye rwose. Wabikemuye ute? Ubuse amabavu mubona mu ntoki zanjye nayo gufata ikaramu mama. Oya Pete, ahantu wambwiye yaguhaye guhinga nahanyuze mu kanya mbona ntihahinze. Nyine sinahamaze hose, ariko hasigara ukuntu twabyumvikanye ubu nta kibazo mfitanye nawe. Niba cyangwa mushidikanya mumbwire mbaye nimero ze mumamagaye mumwibarize. Oya ntacyo ndinda kumubaza. Niba mwarabikemiye ibyo ni byiza rwose. Nta kibazo. Amabavu yo ubu yataka kuko ari meza cyane rwose. Azajya kwiguza kujya kujyanye ku ishuri, hari ukwiga atari kujya mu gakungu. Urwo ni urwibutso. Dore nanjye numva ngo iyo ngiyo za kaminuza haba abakobwa b'ibizungerezi, ntugenda ukabura kwiga ugasubira muri ako gakungu kururukuru n'abakobwa birakureba. Ibyo ni akazi ke. Aho mwene munyakaza mugejeje nahazi. Ubu ntaho ubona. Ayiwe we. Ahubwo se ko yagize amahirwe akamutera inda gusa. Iyo haba hariyongereyeho no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida ubu ngubu abariye. Uri kumva ingaruka zo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ukiri muto ya Pete? Arababyumva. Uri kumva ingaruka zo kujya mu busambanyi? Nukuri ndi kuzumva papa. Kandi noneho si no kuzumva gusa kuko naniboneyeho. Ibi ndi kunyura mu byambereye isomo rikomeye ntakura mu yindi kaminuza yayo yose ku isi. Honori, hejuru y'umwana wanjye utwite umenye ko nta kwemerera kwikura ibyo ushaka byose. Ugomba gukurikiza inama wahawe n'abaganga nta kindi. Ariko se ko numva wubatse ku baganga. Abaganga ni Imana ngo baramenya ibintu byose. Ngomba kububakaho kuko batubwiye ko inda ya mbere yavuyemo kubera uburangare bwacu bwo kutisuzumisha no kutubahiriza inama zose batugira. Kuri uyu rero nta kosa ngomba gukora. Iyo waruzi ko nibyo ndi gukora byose rero ndi kugira ngo nzabyara umwana kandi muzima. Ibiki urimo gukora? Kurwara ntiwivuze? Ngiye igitekerezo cyane cyo kujya kwa nyogokuru ndagikomeje. Nimbona amaze kubyara neza nzagaruka. Ntabwo nabikwemerera. Urambuza ariko se kujya iwacu kubera iki Kareme? Ubwo se ukazabaho ute kandi utwite? Uko nzabaho kose. Honori, ibuka icyo batubwiye ku mirire y'umugore utwite. Batubwiye ko umugore utwite agomba kurya ibikomoka ku matungo nk'amagi, amata, amafi, indagara, inyama n'ibindi. Urumva? Urumva nugenda nzabona uko mbiguhahira. Ubwo urashaka kunyorera ngo nyogokuru ntazabasha kubimbonera kandi baratubwiye ko ibikomoka ku matungo bitagombera ubwinshi. N'iby'amakere biraboneka. Nzabwira nyogokuru ajya ntekera amafunguro arimo indagara ubundi nyina ngurire n'amata. Ariko wibuke ko abaganga batubwiye ko umwana bakeneye kuba hafi y'ababyeyi be bombe kuva akiri mu nda kugeza avutse. Ese navuka sinzamukuzanira nyine mu ukajya umuterura mugakina uko bishaka kose. Ariko urumva ko igihe cyo kumuririmbira no kumucira utugana akiri mu nda kizaba cyararangiye. Umuntu Sonori. Karame. Tugiye kwa mama tukamusaba imbabazi twahombiye. Ahubwo se tumwihorera akibana natwe tukibana nk'uko abishaka twahombye. Kirahari. Uriya ni mama. Niwe nyirakuru w'abana bacu. Kumwihunza no kumugendera kure bituma akeka ko tumwita umurozi kandi mu by'ukuri mama ntaroga. Ubwo rero urumva tuzagenda tukamwikubita imbere imitwe tukayicurika ngo mutubabarire banya kugira Imana. Ubu surandangije Patrick. Harasigaye se gutya Stefan. Hanyuma si bibyanwa kutobyogoshe kandi ari byo binzengereza. Nashaka kwisomera gasosi nkumva byantanze mu isorori. Kandi ubona nabugucongeye neza. Dere ku mpande nahogoshe ubundi hano imbere rwose ndaburinganiza neza. Kuraho umwanda.
useka ibivuna muhito byogosha mu cyumweru kimwe ikindi bikaba byakuze nanone. ubu mbumareho neza neza usigara umeze nka kagabo. maraho rwose. ahubwo uhita ubwira Nadine ashyushye twatuza twogesha mu mutwe urangiza ahita anyuzana itahira hakiri kare. nta kibazo rwose ndakwegereza Stefa, amazi ashyushye arahari. reka nta bitoki by'ikigabo nshaka mu mutwe wanjye. bwira Nadine aba ari we unkarabya numve twadutoki twe. Nadine se ndamubwira je Stefa? ntabwo yakoze se. mwese ntabwo uzi ko Nadine yigendeye? bandoga rwaje kare ntabyo namenye pe. yagiye se sha yagiye ryari se ko tambwiye? yahunze wa mugabo baguze wa murima wawe kuko yendaga kumwica. mwica se muzizi iki? yamwakaga ibyangombwa byawo ngo bajye guhinduza kandi Nadine ntabyo afite. yamwaka n'amafaranga ye ngo agumane mu murima we nayo Nadine akayabura. afatira umwanzuro wo kwigendera. none se yagiye? ubu nahamenye koko Stefa ko yagiye ntawe abwiye na nyese aranyese bikaba byaramuyobeye. none se umwana wanjye nawe yaramujyanye cyangwa hari ahantu yamusize? gusa umwana muto kuri yurumva yamusiga Stefa yaramujyanye. ye nta sona agatinyuka akanjyanira umwana atambwiye koko ntambwire hamujyanye. ubwo se urumva ibyo bintu byumvikana? none se ko bikubaje kandi arabonaga n'ubundi utamwitaho Stefa, ubundi wajyaga umufasha iki? ebyo byihorere ntabyo uzisha. urumva umwana w'umuntu aba ari umwana we. ushobora kumara igihe ntacyo umuha ariko ukamureba nyine ukumva urishimye. kurya se wananirwa no kumugurira igi rimwe cyangwa guha nyina indagara za 500 ngo amwongere mu byo amuha? sha byihorere ntabyo uzi. ntabwo uzi uko nari mbanye na Nadine. urumva gusa uko byasa kose ngomba kumushakisha nkamenya aho yanjyaniye umwana. ahubwo se ndacyagira nimero ze za telefone ra? aha nta kundi nyine ubwo reka twiganirira ibindi ari nabyo byatuzanye tuza kugusura. murashaka kuganira iki se kandi n'umurozira? ariko ibyo ni ibiki uvuga mama? hano nta murozi rwose uhari kuko sindoga nturoga na Honorine nkaroga. hanyuma se ko mperuka ndi umurozi kabombo mwaje kubunkuraho ryarira? niko nyiramuko watinyutse ute koko kuza mu rugo rw'umurozi? nta murozi nzi njyewe. nudacunga neza rero bukandagira cyangwa ubutambuke bugukuriremo inda. mama ni ukuri rwose ihangane ibyo ngibyo bireke. wumve ko twaje aha ngaha tugukeneye ngo tuganire nk'abana baganira n'umubyeyi. kuva ryari se mumenye ko ndi umubyeyi ra? kuva dusamye inda ya mbere tukabigira ibanga ikavamo twahinduye imitekerereze n'imikorere tubona ko rwose muri Nyarurembo nta wundi muntu mukuru uhari dufite watuba hafi nk'abana bakiri bato. ubundi musamye ya kabiri mubihisha umurozi ngo atazabarogera umwana. ariko ye mama ni ukuri rwose ntabwo twabigushe ku bushake kubera kubyuka njya ku cyuma Honorine nawe inda yamuguye nabi. nta kigendagenda kandi nawe ukaba utakigera rwose iwacu twabuze umwanya wo kubikubwira. mbese ubwo kuvuga uti imana yaduhaye umugisha twasamye indi nda ni ijambo rikomeye cyane risaba kubanza kwitegura ukabona amasaha 10 yo kubimenyesha. nanjye niyo mpamvu mvuga ko twaje kugusaba imbabazi nk'umubyeyi wacu kuko twarakosheje rwose. muje gusaba imbabazi da? ubuse murasaba imbabazi umurozi ngo azabamumarire iki Kareme? ibyo bintu by'uburozi rwose ntihongere kubivuga mama kuko ntawavuze kuroga. naho ibyo kudufasha byo ni byinshi kuko urugendo rwo gutwita ntiruba rworoshye cyane cyane nk'umuntu nka Honorine ubu twise bwa mbere. Honorine wose ni wowe umuvugira we nta muntu afite cyangwa nuko we yumva atasaba imbabazi umurozi kazi? Nese kushaka kurira mute? none se urumva bishimishije koko Pete? urutwa niyo utaza kunsezera. ntabwo nekujya ntagusezeye by'umwihariko ngo nagushimire mute. unshimira iki? gushimire ko wamfashije kwishyura Patrick nkaba ntandukanye nawe amahoro. itamariye amafaranga rwose ntabwo mba nsubiye ku ishuri igihe. nagombaga kubikora kuko cyari igisebo kuri we nanjye kubona umusheri wanjye wiga muri kaminuza yirirwa ahingira imishike y'abaturage. ni ukuri warakoze cyane sinzi uko nabona uko nzabikwitura. gukomeza kunkunda byonyine birahagije Pete. ubundi navuga ngo uzige neza nubwo ngiye norewe na fistire. Shase ko ntacyo nayikoraho iyo abana ari umuganga nzi kuyivura niko narayikuvuye kera cyane. hari ubwo nyika ko ari ukubeshya nabo baganga bayivura batabaho.
ubwo se abaganga bataba ku kigo nderabuzima ntibabe ku bitaro by'akarere ubwo abo baganga babahe koko? oya ngo babaho ni ukuri da, ahubwo ikibazo ni uko usanga inzobere zabyigiye atari nyinshi, wowe uzakomeza ukurikirana amahirwe atazaza akagucika. Nzabikurikirana ne Pete, urabona nzajya nirirwa kwa muganga uko bwije uko bugiye nagiye kubaza aho randevu yanjye igeze n'uyu munuko. Uzajya wihangana ugiye mute, cyangwa uzajya ubaza Nonsiyata nk'umujyanama w'ubuzima ntiyabiyoberwa. Sha Fistire we, umwanzi wese arakakurwara. Ubu nanjye sha nakabaye mfunze ibikapu ngiye kwiga muri universite. Ariko nukuri ntugakunde kuvuga ibintu byo kwiga kaminuza turi kumwe mute. Uko iyo bivuze ngiyeyo wowe waravuyemo, numva hari ikintu ku mutima kimbwira ngo warahemutse. Pete so hemutse ningiye wihemukiye. Iyo nemera ngo turyamane turi bato cyangwa nanabyemera nkibuka agakingirizo simba narahuye n'ibibazo byose. Twese twabigizemo uruhare mute, kuko nanjye ugakingirizo sinakibutse. Icyo kintu cya kaminuza rwose cyumbabarira ntukakigarukeho kuko birambabaza cyane. Nanjye rero birambabaza iyo mbonye abandi bana twiganaga basubiye ku ishuri. Mpita nibuka ko nakabaye niga nishimye nkabo nta kibazo mfite. Jya wihagarara wumve ko byose bigishoboka mute. Ntawumenye icyejo wahatse. Wabona nyuma yo kubaga uzakira ugasubira no kwiga. Nibe nawe urankomeza niyo waba umbeshya ariko binera ikinya cy'akanya gato. Oya nukuri ntagomba nkubeshya ngo ngutere ikinyamute. Ahubwo ibyo mba nkubwira ni ukuri. Nta gitangaza ko ejo rwose wasubira kwiga ukarangiza ukigirira akamaro ndetse ukakagira n'abavandimwe bawe. Pete, ngusaba ikintu kimwe. Niba ari icyo mfite cyangwa nshoboye kinsabe ndakiguha mute. Nubwo mfite iyi Fistire nkaba nakiri mutesi mwiganaga mu mashuri. Ariko uzambare nugera ku ishuri ugahurayo n'abakobwa b'abasirimu njya numva biga muri za kaminuza. Yego. Ntuzanyibagirwe ngo nsimbuze undi musheri. Sibyo Pete? Uretse gufunga amanza ngo aze gato Patri. Urambabara uzagaruka ejo ko bwije nta wundi mukira nakira pe. Umura nakanya gato yewe nabwo ngutinze. Se ni wowe? Ni ngewe nyine. Simbona sabwo nta n'umusatsi ufite. Nyine usanga ikiri mu kazi bari kunshongera ubwanwa. Ariko nta kibazo nzagaruka ejo bundi n'undi kwiyogoshesha sibyo yari binzanya hanini. Hanese ko nta kindi dukuretse gutunganya imisatsi wareje gukora iki? Narinje kukubaza amakuru cya kigore mukorana ngo ni Nadine mwana. Narakibuze burundu. Nadine se wamukuraho ko abantu bose bamubuze. Nta muntu n'umwe muri Nyarurembo za hano Nadine aherereye. Ariko se nawe ntaho uzi Patri? Ni impamo y'Imana ntaho nzi rwose. Mwana ko nabonaga muhora mupanga diru urashaka kumbwira ko kugeza uyu munsi ataraguhamagara ngo kubwira ahantu aherereye? Nukuri ntabwo nahamenya pe. Ntibishoboka. Rwose ndagura kandi ariko kumbwira ahantu Nadine aherereye. Umva Patrick urabizi nkundi note. Ndaziguha. Ariko niyo wampa miliyoni ngo nkubwira ahantu Nadine aherereye ntabwo nahamenya pe. None se nta nubwo mujya muvugana kuri telefone? Telefone yasibaho ko nayo yayikuyeho. Yayikuyeho ariko ngiye kuko muramuhamagara buri kanya hari igihe ngira amahirwe nkumviciyemo. Hanyuma se bamubaza aho ari cyangwa uko azabona amafaranga yakakubwira ngo iki? Yehorera sha. Mubaza se yayitabye ahubwo. Nongerageje gukoresha indi nimero atazi sinzi kimubwira ko ari njye umushaka ntayifate. Biragaragara ko ugiye gushya rero. Nako warahiye byararangiye. Indushya. Hayenya. None ko mwaguza dahari ngo aguhe ibyangombwa by'ubutaka byerekana ko ari ubwe koko n'amafaranga wamuhaye akabera yacikanye urumva udahiye. Shange undeke Patri. Ara amafaranga yaramvunye mani sinayahomba ngo aribwe n'umugingo utazi ko nayakoreye. Ubuze icyo ngiye gukora? Ugiye gukora iki? Ejo kari ndatangira nubaka mu isambu yanjye ntitaye ko nta byangombwa byayo mfite. Ikizaho nzanga umuti ngiye umwana w'umusaza mu Nyampama. Iki cyemezo se kizamuhira? Wowe wamugiriye ihe nama? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.